bakunzi bo muri TV show ndabashuhuje. Yambi mwiriwe mwaramutse bwakeye amahoro. Reka nizere yuko ahantu hose muherereye ku mpande enye z'isi mwaba mumeze neza, kuko ngewe nibyo mba mbifuriza, ariko mbibifuriza nk'umuntu nyine n'Imana yo mu ijuru nayo buriya ifite ukuntu ikora ibintu byayo, kandi ntago nyine twayibaza byinshi, nyine nuko nguko. Ariko ngewe ku ruhande rwanjye banumva mbifuriza amahoro, mbifuriza ibyishimo, mbifuriza umunezero, mbifuriza guhirwa, mbifuriza guhora mushima Imana mu mitima yanyu. Ibyo rero ndabibifuriza nkanjye nk'umwana w'umuntu nka Odile wambaye inyama n'amaraso, ariko umwanzi Satani murabizi nawe ntabwo ajya asinzira pe, ariko ubundi buriya bigenza ibaze ko atajya asinzira, ariko atasinzira atagira. N'Imana ntiryama ntijya ihunikira, yiyemeje gutabara abayikurikira bose. Umutima mfite ibyiringiro, iteka Yesu ntaryama ntajya ahunikira, yiyemeje gutabara abamukurikira bose. Haleluya! Imana nayo ntiryama ntisinzira, kandi icyiza cyayo none ifite ingabo, ifite ingabo iburyo n'ibumoso ntigirambirwa, ifite ingabo nazo zidasinzira, ifite abamarayika batugendaho turi maso, dusinziriye, turyamye, turi mu modoka, turi mu ndege, turi ahantu hose, turi ku magare, turi ku mamoto, turi mu bwato, ifite abamarayika batugendaho. Bishatse kuvuga ngo rero ibyo bintu tubigereranyije ntibihuye pe. Satani afite ingabo, ariko na Yesu afite abamarayika, afite ingabo ziturwanira ku manywa na nijoro. Nshatse kubabwira nti rero nyine nuko turi mu isi, nuko bimeze, ariko hashimwe Imana ifite ingabo zihora ziturwanirira. Rero amahoro niyo mbifurije, niyo nayo mpamvu mvuze ibyo bintu byose, niyo mbifuriza, kandi n'ukuri mujye muyabona ko amahoro ni meza. Rero ubu ngubu mwa bantu mwe mporana inkuru, mporana ibirori, mporana inkuru zidashira ngiye mporana inkuru, icyo nicyo kintu nzi, kubera ko ubuzima bwa buri munsi igihe buranyigisha. Rero nje ejo bundi hari abana b'abakobwa babiri baje mu rugo, bari kwicururiza ibintu runaka. Ubwo umwe yari afite inda ingana gutya, undi yari amaze nk'amezi nk'atandatu abyaye, kuko yarambwiye ngo abyaye vuba. Noneho nkabona abantu bacanganyukiwe, nkabona ibyo bagurisha baranabisiga ku muhanda bakigendera, kubera umwe uwo ngo ufite inda nkuru nyine, ndavuga inda irimo umwana, ntabwo ari inda yayindi umuntu aba yifitiye inda nini. Mbona barahangayitse pe, nkabona barahangayitse, barajya ku dutelefone bongorerana bagera gute. Noneho ndababwira nti si ko ndeba mutagurisha ibyo mugurisha, ngo mugende bimeze biti. Ubwo wundi utari kuri telefone azambwira ati wacecetse wa mubyeyi we ko dufite ibibazo. Ibibazo kize? Ati buriya iyo arimo aradiringa n'umuntu wamuteye inda. Ese byagenze gute? Ati reka azave kuri telefone araje abigutekerereza. Ubwo yavuye kuri telefone araza arantekerereza, ambwira ukuntu umusore yamuteye inda rwose, yaramubwira ati ku isi yose ni wowe mukobwa mbona abana amaso yanjye ntabwo ajya abasha kubareba. Ati none rero ndashaka ko tubana, tugakora gute? Barasengaga. Ati ndashaka ibintu nk'ibyo. Ati umusore anyijeje ibitangaza, tuba turaryamanye. Ati turyamanye rero sinahise menya ko nasamye. Ati ariko nyuma ntangira kumva ibimenyetso. Ati noneho muri uko kubyumva rero, ati
ati nza kumubwira yuko nasamye, ati mubwiye yuko nasamye byahise birangiriraho. Ubu ngubu duhora muri viyo. Ati yambara igihe twahuriye ku itariki yibuka, ati none arimo arambwira yuko bitari guhura. Mita rero niyo noneho ikintu cyane nantangaje, ambwira ati ntureba nti ati nubwo iyo nda ntarayemera kandi nda iri mu mezi 6, nda y'umukobwa yagaragaye bari nkuru namaje sindiri muranga ati muri 6. Ati noneho igiteye ubwoba n'igiteye agahinda, atampamagara kenshi ngo ninze mubi. Ati n'ubu wajya kumva ukumva arambwiye ngo ninze mubi. Ati mu by'ukuri byaranshanze byaranyuma. Ndamubwira ntese bubona nzira nimwe yo kubyemera afite. Ati yarampakaniye ambwira ko atari gutera inda wenyine, ambwira ibintu byinshi, ambwira ibyahe n'ibyahe. Ati rwose mu by'ukuri mbona nanisa. Ndamubwira none se muko nimba mujya kuryamana yarakubwiye yuko rwose ari wowe nta wundi agukunda, akakubwira ubwiza bwawe bwose, akakutaka reka sinakubwira, ukemera nawe mukaryamana, yamara kugutera inda ukongera akakwihakana, kubera iki wowe ukomeza kumuha buri munsi? Njyewe hari ibintu numva nkumva birandenze. Hari igihe ndeba nkabona abakobwa akenshi pe agasuzuguro bahura nako rimwe na rimwe sikose bakitera. Umuntu aguteye inda mwarishe ishusho umupanga ubukwe, bigezeho indura yitwise ukwezi kwa 1, kwa 2, kwa 3, kwa 4, kwa 5, kwa 6, inda ntarayemera arimo aratanga abagabo, hamagara ahantu hose ababwira ati wa mukobwa kumbwira ko amuteye inda, ahamagara bashiki bakamubwira bati ibyo shyano reka. None wowe mukobwa uragomba kujya kumuha umuhiki. Atego mana ati n'ubu ngubu wajya kubona none wa mugenzi we bari kumwe yarazi gushyushya inkuru. Ati ntureba, ati n'ubu amuhamagaye ibi ngibi bafite hano yabitahana akiruka akagenda akamu. Narasetse ariko mbaha n'inama pe. Yewe rero nkunda guseka pe, ibintu byinshi byari ikintu kigusetsa ukumva birakurenze. Ati ntureba, ati ubu nta mutima, atamuhamagaye gato byagenda kandi umukobwa pe yamaze nk'isaha kuri telefone rwose, kuko we ntiyacuruzaga, uwo mugenzi we ni wari wafashe antene yo gucuruza. Ati nuba muhamagaye agenda mbwira umukobwa ati wa mukobwa ni ukuri namwe nimwibahe mwihesha agaciro. Ese ubundi niba umuntu abonye ubwiza bwa mutararyamana, mwamara kuryamana akanga umwana wawe, wowe urakomeza kumuha kugira ngo bigende gute? Wamwihoreye kuko n'ubundi abari we kugutesha agaciro, uramuhera iki se wamuretse? Icyambere umushinga bari bafite barawuhinduye, urumva ko ubwo ibintu byo kubana byarahagaze, ibintu byaragiye bigera no kwa pasiteri aho basengeraga, nawe amenya ko uwo mukobwa twita biturutse kuri uwo muhungu. Ambwira ati pasita umukobwa arimo aravuga ko namuteye inda kandi twaryamanye itariki iyi n'iyi, n'ubu ngubu ndi kubona bidahuye. Nta kibazo, wenda uwo mukobwa ajya henshi, niyo mpamvu wenda uwo muhungu atarimo yemera simbi. Ariko se kandi wa mukobwa ni gute umuntu yakwihakana wowe ugakomeza kumwishyira? Mujye mwihagararaho mube serious. Hari igihe umuntu ashaka kugwa mu mutego pe, cyangwa akagwa mu byago, reka mvuge gutyo, akagwa mu byago ugasanga iyo ndura yifashe, cyangwa se uburangare, cyangwa se nawe washyushye. Yego kuko nta muntu wagufashe ku ngufu, ariko se niba bibaye umuntu akakwereka yuko mutari kumwe, ko n'ubundi uzarinda ubyara mukibonana, kandi n'ubundi nta kintu rwose umuntu waguhakanye bwa mbere ukwezi kukarangira, wenda umujinya ugashira, agakomeza ukabura amezi 3 cyangwa 2 ngo byare akikwihakana, ubwo urakomeza kugenda kugira ngo bigende gute? Ubwo rero ngewe mwabakobwa, ngewe banumva inama nabaha nuko nugira ibyago cyangwa ukagira accident cyangwa ukagira ubushyuhe, ukagenda ukabonana n'umuhungu akagutenda akakwihakana, ipapu n'imame, ukomeza ubuzima bwawe, kuko ibyo ngibyo ko agushatse yakubonye ibyo bikomeza agasuzuguro. Ntimumbwire ngo wenda ngo igihe kizagera yemere. Igihe kizagera yemere umuntu akubabaje utwite. Niba hari umuntu wo kubaha n'umuntu ufite inda utwite,
none we nta gaciro aguhaye uko atakaguhaye ntagahaye n'umwana wowe wabaye serious. Iyo umuntu mwiyereka cyane umwiha cyane ababona ko nta handi wajya, ariko niba ibyo bibaye akaguha reaction nk'iyo ngiyo nawe mubwira uti oya kubera yuko muhakanire mwige guhakana mwihagarare mwabakobwa yego ko. Nibyo nababwiraga inama yanjye yariyo y'uyu munsi nuko numvaga ibintu. Ikindi rero mbabwiye nimwige kwihagararaho kandi mwiyubahe. Buri umuntu wiyubashye abantu baramwubaha, umuntu wikunze abantu baramukunda. Ihe respect wiyubahe wumve yuko ufite nawe icyubahiro utari wo kuvogerwa. Ntabwo kuba ugiye mu ugize iyo mistake ubuzima bwawe buhagaze, ntabwo buhagaze. Iyubahe aho uboneye ikosa ihagarareho, wiyubahe kandi wirinde urebe kutazagera kure. Iyo ni inama y'abakobwa. Aka ni akagoroba k'abakobwa. Murabizi tugira ikiganiro cy'akagoroba k'abakobwa ama episode ntabwo nari mperutse kugitambutsaho, ariko giye ku kagoroba ntambutsaho inama nk'izi ngizi. Niba uri umukobwa uri muri iyo situation ifate wiyubahe urebe. Ntabwo kuba waguye mu cyaha rimwe cyangwa mu mutego rimwe aribyo bizatuma uhereza satani urwaho rw'ibihe byose. Nimba wabaye by accident isenga, nimba bibaye kubera ziriya mpamvu zindi navuze haruguru, ihagarare kube serious. Buri mu kintu cy'agaciro ntabwo kiyandarika. Ubwo rero inama niyo ngiyo. Ahasigaye reka ngira nti Imana ibarinde kandi mukomeze mugubwe neza. Inama zanyu n'ibitekerezo muri comment biba bikenewe. Wibutse ugakora subscribe ntacyo byaba bigutwaye. Ahasigaye kamabwiye nti bye, love you, bye.